turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Mahoro Imana akomeze kubana namwe mwese aho muri mudukurikiranye mu mbuga nkoranyambaga mwese. Wahamagara n'Imana ni Prophet Robert muri kumwe muri aya masaha mu kiganiro dukorana cyitwa ngo bimenyekane ku Uwiteka ari we Mana. Ndifuza ko bimenyekana ku buzima bw'umurikiranye aho uri hose mu bihugu bitandukanye, igihugu cyose uhagazemo bigomba kumenyekana ku Uwiteka ari we Mana. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'umugisha, ijambo ridasanzwe. Imana igiye guhindura byinshi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ko ndifuza ko bimenyekana igihe turimo nicyo kugira ngo Imana ya Isirayeli, Imana yacu, Imana twizeye, bimenyekane ko dufite imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ajya ku musozi Karumeli yabwiye umuhanuzi Ahabu, arambwira ati zana n'abahanuzi bawe ba Bayali na ba Shera, tujye ku musozi Karumeli. Arambwira ati idusubirisha umuriro aba ariyo Mana. Ndifuza ngo wowe nkurikiranye ko bimenyekana ku Uwiteka ari we Mana mu izina rya Yesu Kristo. Rero ngo haye ikaze aho uri hose, uhabwe umugisha n'Imana. Ndagira ngo mbere ko twinjira mu kiganiro tumaze dufata akanya ko gusenga. Adusenge. Mana, turagushimiye ko ugiye kubana natwe, turagushimiye kandi kuri Imana yacu. Sengeye buri wese ugiye kumvira ijambo rimubohore kandi rimukize, ndetse Mwami imbaraga zawe zigaragare, menyekane ko Uwiteka ari Imana. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana turi busange muri Yeremiya ibice 40 n'umurongo wa 4. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 40 n'umurongo wa 4. Aravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukure iminyururu iri ku maboko yawe, nushaka ko tujyana ibaburo uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye aba ariho ujya. Mwakira ijambo ry'Imana mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'umugisha tumaze gusoma muri Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Nababwiye ngo turi mu kiganiro kivuga ngo bimenyekane ku Uwiteka ari we Mana. Hari ibigomba kumenyekana n'ubundi ku buzima bwacu, ku buzima bwawe, wowe udukurikiranye, mu rugo rwawe, umutware, ku mufasha wawe, cyangwa se muri famiye zawe. Ndifuza ko hari ibyamenyekana ku Uwiteka ari we Mana, kandi mfite kwizera ko Imana iri buze kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo tumaze gusoma, ariko tuganire ku ijambo rifite umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo gukurwaho iminyururu 5. Iminyururu 5 yari ikuboshye. Yesu ashimwe cyane. Hari iminyururu igiboha ubuzima bwacu, hari iminyururu igidufata, hari iminyururu igitugora, hari iminyururu igitubuza ubuzima, hari iminyururu. Ijambo dusomye riratubwiye ngo noneho ndakubohora ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Wari uzi ko ari igihe umuntu aba atazi ko afite n'iminyururu, ariko Yesu adufasha cyane. Hari igihe umuntu abaho akaba atazi ko afite iminyururu. Ariko ngo tuganire byibuze mu minyururu igera muri 5 Imana igukuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo tuganire ku munyururu wa mbere. Umunyururu wa mbere ni umunyururu witwa ubukene. Umunyururu wa mbere ni umunyururu witwa ubukene. Ubukene buragatsindwa n'Uwiteka. Niyo mpamvu nusoma imigani 22 umurongo wa 4 atubwira ijambo mu migisha Imana yatugenera, avuga ngo uwicisha bugufa ko Uwiteka ingororano ya mbere ni ubukire. Imana yatureme kuba umukire, yatureme gukira, yatureme mu buzima bwiza. Ko Imana kuturema yatureme ngo tujye tuhora tuyihimbaza. Ariko ikintu Satani akora, araza akaguteza umunyururu wa mbere ni uwitwa ubukene. Ugasanga ufite ubukene mu rugo rwawe, ufite ubukene muri famiye za, mufite ubukene ku bana muvindimwe, mufite ubukene. Ukibaza kubira iki dufite ubukene? Umunyururu wa mbere ni umunyururu witwa ubukene. Ugasanga ikintu cyose ugambire ko wakora cyakora muri ubwo bukire cyakujyana mu bukire kikanga. Kubera iki? Ufite umunyururu w'ubukene. Imana idufasha cyane, kandi Imana itugirire neza, Imana ituganze. Ugasanga ufite ubukene bwarakubase, ugerageza kubuvamo byaranze. Ugasanga wakabaye wishoboye, ntiwishoboye, yakufite akaba ari umumaro, nturi umumaro. Ugasanga yewe waranasenze mu by'ukuri si utanasenze. N'abagerageza gusenga hari n'udasenga, hari n'ujya ngo bapfe muri biki byose bakambwira tuzaguha imiti
itera ishaba, itera umugisha, ariko ugasanga ibintu byose ubukene buranga bugahera ku buzima bwawe, buranga bugahera mu rugo rwawe. Ariko nayo ngubwire muri uyu munsi wa none, umunyururu wa mbere witwa ubukene, wowe unkurikiranye aho uri hose, Imana igukura umunyururu witwa ubukene mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uwo munyururu wa mbere Imana niyo igukura. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye muri Yeremiya ngo noneho ndakubohora, gukureho iminyururu yose iri ku maboko yawe. Ntabwo uyu muntu yari azi ko afite iminyururu. Urashobora kuba wamurikirana utari uzi ko ufite iminyururu, ariko ndagira ngo iri jambo ukimara kuryumva umenye ko wari ufite iminyururu, kandi ngira ngo la benefreda aka kanya iminyururu ikuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Undi munyururu wa kabiri ni umunyururu wo gukora ariko ntumenye aho amafaranga ajya. Ugasanga umuntu arakora, afite akazi, arahema, ucuruzi, ariko ugasanga amafaranga akorera ntiwamubaza ngo ari hehe, ajya hehe. Ugasanga umuntu afite akazi amaze y'imyaka byibuze 5, 6, 10, ariko ugasanga nta gikorwa na kimwe afite cyerekana ko uwo muntu afite akazi. Kubera iki? Aho niho hava umunyururu witwa inyatsi. Inyatsi ziva he? Ziva ku myuka mibi turwanya, cyangwa se kuri za nyabingi ziturwanya. Inyatsi ni ikintu baba baragutongereye, bakavuga ngo nubwo azakora ariko ntazatera imbere, nubwo azakora ariko amafaranga ye ntazabaye umumaro. Ugasanga nubwo ukora hari abandi bahembwa, urakora ariko dayimoni zigahembwa, urakora ariko abanyabingi zigahembwa, urakora ariko imyuka ikurwanya igahembwa, ugakora ariko ntuzi amafaranga aho ajya. Ugasanga ufite inyatsi. Inyatsi ni ukubona amafaranga ariko ntumenye aho agiye. Ugasanga mu by'ukuri niba uvuze ati ku kwezi nimembwa nzakora ibikorwa ibi n'ibi, ariko ugasanga ibyo bikorwa amafaranga areza ashira nta na kimwe ukoze. Ni umunyururu witwa gukora ariko ntumenye aho amafaranga aho ajya. Aha ni hamwe uzasanga iyo umuntu yagiye guhembwa, iyo yegereje guhembwa haboneka ikibazo runaka utugeze upanga. Icyambere ukabona umwana ararwaye, cya kabiri ukabona imodoka irapfuye, ukibaza ko itigeze ipfa mu yindi minsi ipfuye ugiye guhembwa. Ugasanga iwanyu hari ibibazo bije muri famiye, twa dufaranga twose ubonye uradukemura. Icyo bita gukora ariko ntumenye aho amafaranga aho ajya. Si uko utayabona, urayabona, ariko ntumenye aho ajya. Uwo ni umunyururu wa kabiri. Ariko Imana ikurinde uwo munyururu mu izina rya Yesu Kristo. Imana uyu munsi ishyira umugisha mu byo ukora, utangire ukore, utere imbere, umushahara uhembwa, business ukora ziguteza imbere, kandi amafaranga wakira mu biganza byawe akubereho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Undi munyururu wa gatatu, ndagira ngo iyo minyururu yose ikuveho. Jambo yavuze ngo none uyu munsi ndakubohora, unkurikiranye aka kanya, uyu munota, uku kwezi, iki cyumweru, uyu munsi, itariki, Imana itangira itesha agaciro izo minyururu zose ziri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndi munyururu wa gatatu mu izina rya Yesu, ni umunyururu ukuriganya. Ni umunyururu uriganya amahirwe yawe ayo ariyo yose. Ugasanga mu by'ukuri amahirwe urayabona, si uko utayabona, si uko utabona amahirwe atandukanye, ariko nta na kimwe akumarira. Urayabona akagera mu myanya y'intoki. Wari ufite akazi keza, wakavuye ntuzi uburyo wakavuyeho, waracuruzaga ntuzi uburyo wahombye, wari ufite abantu muziranye ariko ntuzi uburyo barye. Umunyururu wo kuriganwa amahirwe ayo ariyo yose. Muri yakubwira ngo nzaguha akazi, cyangwa se warakoze exam ukazitsinda, ariko bikarangira nta akazi utahamagara. Kubera iki? Ufite umunyururu ukuriganya, uriganya amahirwe yawe yose. Bene uwo munyururu rero bisobanura iki? Niyo umuntu akwemereye ikintu, urugero nkakubwira ati wenda ukwezi nzagufasha, umwaka nzagufasha, birangira nicyo kiganiro tuvuganye Satani itagenda akacyubika, ugategereza ko uwo muntu azagufasha, ukabiheba ukabibura. Kubera iki? Hari umunyururu ukuriganya. Kandi bene uwo munyururu rero ikibi cyawo, niyo uje ugasanga hari ibyo wagezeho, urabitwara byose. Niba wari ufite akazi keza, barakwirukana nta mpamvu. Niba wari umucuruzi, urahomba. Niba wari ufite inzu wayubatse kugira ngo uve mu bukode, urugero kugira ngo nawe ugire inzu, ugire icyicaro, ugire aderesi,
dayimoni iyo minyururu ikintu ikora ni iki? Izana umudayimoni witwa nyine umuriganya. Icyakora ni iki? Arazana ya nzu bakayiteza cyamunara, cyangwa se nawe ubwo hari ikibazo bikangwa kuyigurisha, ugasanga wari ufite inzu ariko nayo gifite, waba umurikira nayo gifite. Ariko ndimo nategeka mu izina rya Yesu Kristo, aya masaha Imana nigarura ibyo Satani yanyaze. Niba ari inzu wari ufite ukayibura, nayigarura mu izina, yakira mu izina rya Yesu Kristo. Asanga umuntu afite imodoka, ariko imodoka zaragiye, yari afite inganda zaragiye, yari afite imodoka akora mu mihanda yaragiye, wari ufite ibikorwa byinshi, ariko kuko we n'umunyururu witwa kurigarwa, waraje utwara buri kintu icyo ari cyo cyose cyane. Ariko aya masaha ndagaruza ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Wowe umurikiranye, akira, garurirwa, bona ibyawe Satani yarakunyaze mu izina rya Yesu. Babona umuntu mu by'ukuri aragenda n'amaguru kandi yaburanye mu modoka arenze 5-10. Kubera iki? Hari iminyururu ishinzwe kuriganya ibyawe byose. Ariko ndabigaruza kubw'imbaraga z'Imana, ubw'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Wowe umurikiranye, akira, garurirwa ibyo Satani yari yarakunyaze. Kuko ijambo ryatubwiye ngo noneho ndakubohora. Ndagira ngo aka kanya iri jambo noneho ndakubohora. Imana nibohora ubuzima bwawe, nibohora iterambere ryawe, nibohora agaciro kawe, nibohora umunezero wawe, nigarura ibyo. Ndakubohora, gukuraho iminyururu yose iri ku maboko yawe, kuko nzakugirira neza. Imana irashaka kugirira neza. Waba umurikiranye ubabaye, waba umurikiranye urushye, waba umurikiranye uremerewe, waba umurikiranye wabuze ikerekezo, ariko niba ndakubwira ngo uri umwana w'Imana. Niyo mpamvu Imana ikunumyeho. Hari icyatumye Imana yemera kumurikirana, hari icyatumye Imana yemera kundeba, hari icyatumye Imana yemera kumvira ijambo. Nuko Imana igufiteho umugambi, ikunumyeho imbwira ngo ubwire ko hari iminyururu 5 Satani yakuboshye, yashize ku buzima bwawe, yaborotse ubuzima bwawe, aboroka iterambere ryawe. Ariko Imana ikunumyeho imbwira ngo ningubwire ngo iyo minyururu yose Imana igukuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Munyururu wa 4. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikomeze kugira neza, Imana ikomeze kunezeza umutima wawe. Ndagira ngo dukomeze tuganire ku minyururu, tugeze ku munyururu wa 4. Umunyururu wa 4 ni umunyururu witwa icyangiro. Icyangiro kiragatsirwa n'Uwiteka. Ugasanga ufite icyangiro, umuntu akaba yanakwanga atanakuzi. Ugasanga ahantu hose uri, muri sosiyete, muri famiye, mu bavandimwe, aho usengera, aho ukorera, ugasanga ufite icyangiro. Y'abantu bakubonye barakwishisha, barakuvuga, nawe ugukunda. Ugasanga ufite icyangiro kandi bene icyo cyangiro kikubuza umugisha, kuko hari n'igikundiro gihesha umuntu umugisha, hakaba n'igikundiro kidahesha umugisha. Abantu benshi bagiye babimenya, ariko hari igishobora kuba ufite feva, ariko feva idafite ububaka, ukaba ukundwa n'abantu ariko nta bubaka. Kandi buriya feva bisobanura ngo ni feva iguhesha umugisha. Rero ugasanga ufite icyangiro, abantu bose barakwanga nawe kwiyumvamo. Urugero, niba ufite akazi, ugasanga mu kazi barakwanga, niyo wazinduka, niyo wakora ute, bazandika raporo ko utazi gukora. Niharamuka haje kuba bagabanya abakozi, niwe uzaza ku mwanya wa mbere kandi uzi neza gukora. Kubera iki? Ufite icyangiro. Iyo umuntu afite icyangiro, niyo agiye kubona ikintu cyamuzamura, cyamuteza imbere, birangira kitamuteje imbere. Niyo watangira business, niyo yaba imeze neza gute, bazabona ko itameze neza. Ushobora kuba uri umucuruzi ukabona iwawe ni abantu binjira mu muryango wawe kandi ucuruza ibintu byiza bigaragara, kubera icyo ufite icyangiro. Ariko nayo uyu munsi wa none, uwo munyururu w'icyangiro ni ukuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Iyo uri umukobwa ukaba ufite icyangiro, uzakundana n'abasore barenze 10, buri wese ubona acyaho, wo mupanze ubukwe akagenda. Mu by'ukuri wowe ntabwo uzi ikibatwara, kubera iki? Ufite icyangiro. Waba uri umusore ugakundana n'umukobwa barenze 10, bakajya bagenda, ntuzi ikibatwara, kubera iki? Ufite icyangiro. Ariko umunsi wa none Imana igukureho icyangiro mu izina rya Yesu Kristo. Wakire igikundiro cy'umugisha. Niyo waba uri umumama ute ufite icyangiro, uzakora keya zose zishoboka mu rugo rwawe, mugabo ntagazigera gushima. Azabona ko ibyo ukoze ahubwo wari ubuze ikintu ukora, kubera icyo ufite icyangiro. Sengera Imana iguhe igikundiro, akira igikundiro mu izina rya Yesu Kristo. Niyo waba uri umugabo ukora ibimeze gute, umugore azabona ko nta na kimwe akoze, kubera hari icyangiro ufite. Iyo ufite icyangiro muri famille, ntabwo wabona ko uri uw'agaciro, nta n'uwakugisha inama.
kubera icyo ufite icyangira. Usanga abantu bose bakwanga, ukavuga ati reka nimukire i Remera, reka nimukire mu makaritsiye atandukanye, kandi nimukire muri tuturere cyangwa se mu ntara, hose usanga abantu bose barakwanga. Niyo mpamvu hari igihe wibaza ati rwose kubera icyo abantu banyaga bose, nuko ufite umunyururu w'icyangira. Nukuveho wakira igikundiro cy'umugisha mu izina rya nde Yesu Kristo. Umunyururu wa gatanu tugiye gusoreza ni umunyururu, Imana ishimwe cyane. Umunyururu wa gatanu ni umunyururu ukomeye cyane, ariko nifuza ko uyu munsi wakuvaho, nifuza ko uyu munsi wasenyuka. Ni umunyururu ukomeye cyane, ni umunyururu wo gupfa udashatse. Ugasanga umuntu ariho afite imyaka, aba yarashatse, ntacyo abuze, afite igihagararo, mu bigaragara ntacyo abuze, ari ugasanga ntiyigeze ashaka. Kubera iki? Baramuterekereye, baramutongera, baravuga ngo kanaka uyu n'uyu azarinda apfa adashatse. Niyo mpamvu nawe wakubaza ubusobanuro kubera icyo udashaka, nta busobanuro ufite, wabyibonyemo, wabyisanzemo, uwo ni umunyururu wo kudashaka, bakuroze. Ariko nagira ngo uyu munsi wa none Imana iwukurinde mu izina rya Yesu Kristo. Undi munyururu nanone ukubiye muri uyu wa gatanu ni uwo gupfa, wo kuzerera mu ngo. Kuzerera mu ngo, mu Kinyarwanda cyumva bakakuroga kuzerera mu ngo. Uwa mbere azapfa adashatse, uwa kabiri noneho we icyo bazakora azazerera mu ngo, azashaka mu ngo zirenze 10, bisoze noneho yicaye atuje. Niyo mpamvu uzabona ukabona umudamu avuye mu ngo eshanu, umugabo amaze gushaka abagore 5, ukibaza abagore bose nuko badafite ubwenge bwo kubaka, barabufite, ahubwo bakurose kuzapfa udashatse, ahubwo ukajya ushaka ingo zitandukanye, ukaba ukoze divorce zirenze 3. Ndagira ngo bene uwo munyururu ukurekure wungurikiranye mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zikurekure. Birashobora kuba warashatse ingo zitandukanye, ukavuga ngo ni abagore bakunaniye n'umugabo wakunaniye. Ntabwo ikibazo ari abagabo, hari umunyururu wo kudashaka wo kuzerera mu ngo. Nukurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndatesha agaciro izo mbaraga zirwanya ubuzima bwawe. Ndatura kubaka urugo kandi rugakomera. Nawe wari ufite urugo ubona ko bikomeye, hatangiye kuzamo intambara zitandukanye, nazihagarika mu izina rya Yesu. Ubaka urugo rw'umugisha kandi ubashe gutera imbere. Undi munyururu nanone ukurikirana, uri mu munyururu 5, ni umunyururu wo gupfa utabyaye. Ntabwo Imana igeze turemera gupfa tutabyaye, Imana yaturemye kugira ngo tuzapfe tubyaye. Ariko kuko bene ufite bene umunyururu upfa utabyaye, ntabwo Imana yakuremye kutabyara, Imana yakuremye kubyara. Ariko kuko hari umunyururu wo kutabyara bagutongere, byanga byakunda, ntabwo utagize byaranze. Wagiye kwa muganga barapima basanga umugabo umugore nta kibazo mufite, ariko mukibaza kubera iki mutabyara. Hari n'utwita noneho zikavamo, kandi pastor amaze kuvamo inda 2, 3, kandi igisetsa zigira amezi ziviramo, niba ari amezi 2 ziravamo. Kubera iki? Barakuziritse ati azapfa atabyaye, nanagerageza gutwita izavemo. Ariko nategetse mu izina rya Yesu Kristo, uwo munyururu wo kutabyara nukurekure. Ndatura kubyara ku buzima bwawe. Uwo munyururu wo gukurwamo n'inda nawutesha agaciro. Ndatura gutwita kandi ukazabyara wari umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Undi munyururu ukurikirana ni umunyururu wo gupfa ukenyutse. Gupfa ukenyutse, gupfa ukiri muto, gupfa ukiri ingaragu. Iyo minyururu irimo irafata abantu cyane. Ukabona umwana ngo yararangije kwiga, ngo yaragiye muri pisine arapfuye, suko atarasanzwe agira iki yoga pisine. Ukabona umuntu ngo yanyere kuri esikariye arapfuye. Ukabona umuntu ngo yaragiye abyara muzima ngo arapfuye. Icyo bita gukenyuka. Ukabona umuntu ngo yarafite ubukwe asigaye iminsi 3 ngo arapfuye. Ukabona umuntu ngo yaramaze gukora ubukwe arapfuye. Ukabona umuntu ngo yaragiye kubyara umwana wa mbere arapfuye. Icyo bita gukenyuka. Gukenyuka ni ugupfa ukiri muto. Gukenyuka ni ugupfa ugupfa nabi, wishwe n'indwara zidasobanutse. Ariko nagira ngo bene iyo minyururu yo gupfa dukenyutse ndayihagarika ku buzima bwawe, ndayaze mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kurama ku buzima bwawe, uzavuga ineza y'Imana. Iyo minyururu yose uko ari 5 Imana ikurinde. Ndatura kurama ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha kumvira ijambo ry'Imana.
narimo ndakubwira ku minyururu 5 yaboshe ubuzima bwawe, mubwira yuko Imana iminyururu 5 Imana iguko mu izina rya Yesu Kristo. Aho uri hose wizere iri jambo rirahindura byinshi, rirahindura ubuzima bwawe. Imana ikomeze kugira neza, Imana ikomeze guhaza kwifuza k'umutima wawe. Ndakurarikira kugira ngo buri gihe ujye udukurikirana mu kiganiro cyitwa ngo nimenyekane ko Uwiteka ari we Mana, ugezwe na Prophet Robert mu izina rya Yesu Kristo. Ni isaha izahindura ubuzima bwawe, ni isaha y'agaciro, ni isaha y'umunezero, uzahabonera ubutabazi, Imana izahindura byinshi. Wifuza kumpa icyifuzo, wifuza kuba twavugana, izo nimero ubona kuri screen wanyandikira, wakora icyifuzo cyo. Birashoboka ko usanze hari iminyururu yari ikuboshye, ariko ndahari kugira ngo gusengere Imana ihindure ubuzima bwawe. Kandi aho uri hose izera aka kanya gusengere Imana ihindure ubuzima bwawe. Cya bugufi gusengere. Mana mu izina rya Yesu, turagushimye kuri Imana ihambaye. Ijambo riratubwiye ngo noneho uratubohora. Ndasenze ngo buri wese wumvirishire ijambo, iyi minyururu yose yari imuboshye nivo mu izina rya Yesu Kristo. Ndahagarika ibitavuga Imana ku buzima bwe, ndatesha agaciro iminyururu y'abadayimoni n'abazimu n'abazimukazi irekura ubuzima bwe. Ndatura kubohorwa n'ijambo ryawe. Ndagarura umunezero ku buzima bwe, ndagarura ibyishimo ku buzima bwe, ndagarura akazi ku buzima bwe, ndagarura kubyara ku buzima bwe, ndagarura urugo rwe ku buzima bwe, ndagarura agaciro ku buzima bwe, ndagarura amahoro ku buzima bwe. Reka iri jambo ribohore bela benefreda, ribohore benshi kandi ribagirire neza. Ndagushimye Mana ko ubikoze, icyoro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri mwese. Mwari kumwe na Prophet Robert mu kiganiro cyangwa nimenyekane ko Uwiteka ari Imana. Komeza kugubwa neza kandi wizere ijambo, iyo minyururu yose yamaze kuvaho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana bari namwe. Shalom shalom.